kinyote n'ibinkoze so binkoze indutera gumwa nituhurira mu ijuru muri purgatoire nzagusimukamo kandi nzagenza nuko rw'Imana ndakubwiza ukuri badushakiye amasibo badushakira imidugudu kandi cyo ngubwiye wowe uzapfa saa yine ugera mu ijuru saa 6 barangije kujya saa 7 bari koza amasahani kandi uzasanga abandi bafashije n'abazigamiye ariko wowe nabyo uzaje ubwo nyaguye uzashakira purgatoire ugize amahirwe ugize amahirwe ka cyane ngaho imana na ya bibiri reka nkwereke rero buriya wowe icyo nkwemerera uzangura n'isafuriya mwiza none isafuriya kwisi si cyatanu kubera ko mu ijuru kujya babigoranye ni bibi shiraho n'itike tapandiko uzateka tapandiko ikarita mu Rwanda yifite urayifite none aganga uzakuramo igitanda aganga nacyo izanaga amatora matora mu ijuru ntabwo bihenda mu ijuru ibintu byose n'umunyenga n'igihumbi areka none mu ijuru ntabwo ngo igikoma Nijuru nagwa ngikoma bagwaga cyakindi gihende cya sosoma uzambikira naho ni igihumbi uzambikira iki gihumbi ubwo rero hari narushi kandi utubanga tuzaga kuturangura mwiza ubwo akabanga akari kuguraga igihumbi ntabwo nagira ibyo bitandukanye mu ijuru sawa rero twara nakutagize bare n'izifunguzo zazinwaze nzabona natazaraha dakindi nta kibazo ubwo tuzabonana tuzahurira mu ijuru genda bugezeye shahu wa mwana dore baba we ariko kumenya Imana ni byiza koko mu migani kabiri nusaba uzahabwa ngiye gusaba rero akahangamba shizemo agati haza kuhibagirwa maze ndebe ibindi nushaka uzabona zaburi kuva ku murongo w'18 kugeza ku murongo w'2300 inyotera inzu ubwenge pe Yesu yaratetse rononko nuko Satani manuka ku mutumba ibirayigonze ibyakurikiyeho wabisanga muri zaburi kuva ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 6 usubira inyuma cyangwa se ukareba muri Matayo 5 6 karindwi 8 9 10 Mana urewumva rino shengesho ryanjye ubu ngubu ugize gutya ukaba amafaranga nk'ibihumbi 10 nahita nkoraho kimwe cya 10 nkajya gutura Gose Mana umvira isengesho ryanjye nkuko wajyanditse muri Bibiliya ukavuga ngo uzasaba azahabwa uzashaka azabone iri sengesho nijyanjye kinyoteri ubyumve kandi ubyubahirize amen imbara yareka hano nabandimo gucanga Imana ndi no kwisakuriza kandekera ahangaha bwiriza iri sengesho niriza gucamo ndakurikizaho ryaringi kasenge bwa nyuma noneho negereze ndebe ko iri sengesho riraza gusohora rwose Mana ukomeye nk'ikoboye yo bajya bagura mu isoko yo mu mujyi uri gitangaza pe Mana urakomeye sinakubeshya pe urakomeye n'ukuri kw'Imana buri yo wabaza wese yabikubwira Mana uragahebuye buri ubu ngubu ibyo nakubwiye ndumva wabyumvishije amafaranga 10,000 uraza kuba uyu munsi ndahita nkoraho kimwe cya 10 mite njya gutura rwose Mana kandi urabizi ko najya mbeshya n'ibingi nkubwiye kandi biraza gukunda ahubwo reka mite njya kubwiriza uze kuyama nakoze we umugabo wabuze semani wabagahemwa arega buriya n'akazi kaba karabuze ibintu biba byarabayiramo
ndakubona umaze no kuba umusore. Kigali rega turarya tukanywa tukisiga ewana byadanje. Se mwana ngo bimeze bite? Ewana Kigali turarya tukanywa ewana tukambara tukisiga bimwe byadanje. Mukadamarara pe. Kabisa tu. Ntago mubiza rega mu cyaro akazi karabuze amafaranga yarabuze. None se waje bakwijyanira Kigali mushuti? Mwana rega hari ahantu twari dufite twakuraga ikinombe cy'umucanga. Hako nyine ibintu abari. Iwanyu ubushyira ku mutwe wa bintu by'imicanga cyanga. Buriya ni Imana iramutse. Amafaranga yarabuze byada. Ntabwo agipfa kuboneka umuntu asigaye yigwa yerera. Noneho ngo nayamvugo yaba abanyarwanda. Ngubu nubwakigwa uri kujendaga umunsi gose. Ntabwo watoragura amafaranga ta. Umva jama. Injira Kigali urebe ifunguza. Kigali mwana bari kuvugaga ngo habagaye ndayinzishi. Ngo ukibona ngo ugihingukanya Nyabugogo. Ngo bisaba kwitwaza. Reka. Ubundi ndayo zije. Urikumva? Umva uzikwepaho gato zakomeza kukwisunikaho gake urikumva ukazikupa. Ukazikupa byadanje. Ewana ukazishyira pembeni. Ukazigira nimero kopoze. Ukazishyira pembeni tu. Naho ubundi ukitwara neza uhura n'umubosi kumva. Ifungo urizana rimeze neza wagera mu cyaro nkaha ngaha. Urikumva? Waburetse gato tugere ku kabari. Ewana ndagutakazamo ibintu by'ibinywere. Ewana by'iminywere. Ndagutakazamo ibintu by'iminywere. Uraza ngo bagiraga ariko ngo naye na Gidurike ngo nazo barazigiraga. Byose. Nta kintu utasanga Kigali rakamana. Kigali rakatu. Kugiraga ibibazo byinshi muri iyi minsi. Kugiraga ibibazo byinshi muri iyi minsi. Nubwo n'ukuntu usigaye ngana amafaranga ntabwo sigaye nigwa nerera. N'ibyumweru byose. Ubu akazi kanjye muri iyi minsi. Nubwo ara twari tumaze iminsi ducukura ikinombe cy'umucanga. Ubu akazi kanjye byibuze narasenze nako natagize ndabati noneho ngiye kujya nigwa ngenda. Jama ducumura. Rebe kwenda ko Imana yazangirira ubuntu. Ducumura ugenda twigira imbere gato urikumva? Wenda ahubwo ibintu by'amafaranga tunabyihorera tunabyihorera. Arega ibintu by'amafaranga kuvuga amafaranga urikumva? Nta nicyo byakugeza. Ahubwo comoka ugere Kigali urikumva? Hariya Nyabugogo urikumva? Ewana. Uzahakura ipinda rifatika. Ipinda? Nari wenda arakuno wenda Imana izagira ubuntu. Tugira amahirwe. Ibintu byose bijye hehe ku murongo. Ariko wanda ubwo uvuye Kigali gurangura kandi na Gidurike none ngiye ko nakataga. Nta cyiza cye cyaroma. Ubu rero hari n'umuntu umaze iminsi ari igihumbi. Ubu niwe nari ngiye kureba mu majaruguru. Kumva? Rukubona n'izuba rigiye kurenga. Ubu gahunda ni ukugira iki? Ni ukunyaruka nkagira iki nkamureba nkareba ko narara mashyi iki? Nkareba ko nanjye najya iki ubunyobwa nk'ubwiki nk'ubwo abanyakigali. Muri iyi minsi rero byarakaze inaha mu Rwanda gupfa kubona iri Nyarwanda uzi cyane. Iri Nyarwanda ni Faransa ni Rwanda. Nakubwiye ibanga. Ibanga ni ukweregeza umujyi. Kuko na Yesu yaravuze ngo tuzategereze mu mugo. Iki cyaro nta kintu uzagikuramo. Amafaranga ntabwo bari kuboneka cyane ariko naribi reka tuguruke. Ariko icyo nkubwiye cyo nibikunda ariko muri iyi minsi hari igihe twazatera imbere. Hari igihe nangaha za business kuntu tugahita dutera imbere. Ubwo rero ubwo ni ukunyaruka tukanyarukana nkareba ko uwo muntu nagira iki namureba akanyishyura igihumbi cyane. Erega nta kuri kutagira ifaranga. Weho nyaruka ugende ukumva? Nyaruka ugende ukure icyo gihumbi. Dore numvishe ubundi Kigali tubyita indege.
n'indege igihumbi n'indege ariko se arega Kigali ariko tasyo ntago ari kajugujugu ndi guhumbaga cyane ubu nizabikuzaga naka kazuba kari kurasa k'icyane ndi guhumbaga cyane ariko n'umuntu nta kintu aba yafashe wapifaranga reka da ubu nimba ari n'inyatsi reka nta wamenye uramerekeza se ntacyo tugenda ujye kureba iyo ndege ariko twongera duhindukire mu kanya gatoya nanjye nzajya gusengera mu butayu kuko abantu bari kushaka gusengera mu butayu ngo Imana iri kubaga amafaranga reka da mu butayu budatuwe ni iwabo w'inyamaswa ni iwabo w'inyamaswa nawe ushaka kuba inyamaswa se nawe ushaka kuba inyamaswa ntabwo ndi kubyumvaga inyamaswa zo muri parike mu butayu budatuwe ni iwabo w'inyamaswa ariko hari igihe Imana izaduhenda mu butayu budatuwe ni iwabo w'inyamaswa rero nta kibazo ko dukomeze turebe ko twamubona ubu bari kumbwira ngo mutandukanye hano tugeze mu mbere abiri aya nadutandukanye ubwo ndakeka ari ikigoroba nka saa moya wenda ntabwo ndaba nagapfuye kubera inzara ubwo twari kuja kubonana tukareba nyine koko kane Drake warunyemereye waza kukangurira saba rero nariza rega tomorrow see you tomorrow see you yarakaro n'umugabo bitaga Kinyoteri yarambwiye ngo hariho n'umugabo bitaga Rabiti ngo yaramuzi ngo yaze kubabona ngo yakigiye Kigali niko cyari ku cyumweru naho nazi gusoma none nsigaye mvuga n'Igishinwa n'Icyongereza tomorrow see you icicwa bonjour ubwo rero ubwo yarambwiye nyine ngo umugabo ngo bitaga Rabiti ngo bigeze guca ku cyumweru hari aho bagiye mu bukwe ngo noneho ngaza kubona kawa hetse Rabiti nyine bari kurenga igiyo ngiye ngo ariko ngo yapimaga n'ikigage nta kibazo izo story turaza kuziteraho mu kanya ntari mu cyandika sawa baba we ego Kinyoteri nabo umuntu umuvuga butumwa karabutaka koko mana yanjye mana we mbanze nambare rinete zanjye kuya ndebe neza nkagucya rero mbaye pasiteri karabutaka Kopete bigisha uyu munsi ra baba we kamanze some muri Zakayo 2:2 ngo komeza ushake uzabona mana we ya Kinyoteri pasiteri tintin ya baba ndi kureba neza cyangwa ni net iri kureba nabi hafi binagari kankuramo n'ingofero saga amafaranga ajyaza mu maso y'umuntu kavuga ati uri kureba amafaranga ko numva ari amanyarwanda gamwa amawe have nongere nambara rinete nabonye niyo ntazambe ndi kuyabona nguko umuntu ahura n'amahirwe cyane akavuga ati mana yanjye kuko Imana irakora amasegonda 2 Imana igahita ibyumvika guha amafaranga wakora amezi nk'icumi cyamaye yaba Kinyoteri wakiraga baba we man buriya iyi Bibiliya nayiguze senyise yigura muri Bibiliya za ukazi ariko mana nakubeshye ngiye kugura Bibiliya nshyashya 1015 cyangwa se nako ndabanguze igihumbi ntago nahita nguri ya menshi kamanze nkuro senyisa ya ntago nzagura Bibiliya kamenya bitaga ngaga none haga yo noneho kugira ngo nyatoragure neza kamanze nkuro tudufinda ukuntu were baba we kanongere
we aga amafaranga ntago ariko noragwe ye baba we ubu noneho ndikumva imbaraga zitangiye kuboneka sha ubu ngiye kuyasenga kuva ku cyumweru kugeza ku wa mbere w'ikindi kizakurikiraho bose mana ariko nkwereke noneho nuko noneho nani mikino nanjye nterereka nta mupasiteri ugatereka nta mupasiteri ugatereka nabivuze kuva na kera sha nze nkwereke buriya mana narize siporo kuva na kera reka nyabare numva aka ari amafaranga gusa tangwa igihumbi sha aga amafaranga igihumbi gariho n'ingagi aya nayo mu Rwanda ni ukuri narigize ngo nayo mu Buganda kamere kude igihumbi gusa naga ngaga ni igihumbi gariho amanyarwanda gariho umuntu uri kubyina afite n'icumu kuntu afitanye n'utuzu n'ingagi ni ingagi ariko shaka ntabwo bashyiraho inkende izi regari tenderi one Suzandi Fraka Fraka so umugabo ari hakurya ariko ntabwo uriya mugabo w'umusinzi bamwandika ku note yo mu Rwanda 1000 franc France iyi ni sa 1000 franc bibiri kamera kuzi igihumbi gusa niyi nuko nguko birasa ahubwo se uko uziko zigira ni nomero 46 cyongereza kiraje mwa ucye amafaranga agakora byose mwa ni cyongereza gisa kiza se hoja n'indimi zituye amafaranga ko bidasa iyi ni saja 684 iyi ni safa 1231161 hamaye ubwo iyi ngiyi ni iyihe bwo iyi ngiyi ni 65 2 amafaranga nawo gatinyi yababo we n'indimi zitinya amafaranga koko niyo mpamvu abangu bimukira yamenya iyo umaze gukirumenya byose hahakana akangaka gaje mbere akangaka nago twakoreshaga duhunguka aga nagaje nyuma aka gaje nyuma ndashaka ku murongo ngurikije igihe yaziye mu Rwanda bake nkuru y'u Rwanda amafaranga ibihumbi bibiri ariho n'umunara ngo ano baguramo n'ibintu bijyanye no kureba amakuru bya kanari kumva baragwi n'amakawa nzajya nywa n'ikawa aya ndaguramo amakawa ya Kenya hari nyashiranga nanaga agako ni mashasha mana yanjye amafaranga ibihumbi bibiri pa 08087663 baba we agangaga ndayanguramo amakawa nk'abantu babakire baba boss naga nuko agagogarasa 89268 yeba pa aga machacha naga pa agakerana ni Jimmy none bakanzene bana tungaho da agangaka ni faha 0255630 faha pa Jimmy nibyo yagerekeranye maze nyabare ndebe ariko gakandi nashyizo ndagura Bibiliya senyisa se nako nabona Bibiliya senyisa nagura iyi yo none baha 9 ubwo mu gifaransa se igifaransa naho cyaracaza ni igifaransa gitangiye kuza la lija note fra 2000 millions 2000 note de 2000 naya ni 2000 2000 Samiri ni igifaransa cyaje Samiri
ubwo ngubwo kuyabarira hamwe yose hamwe ngo numve niba ndaguramo ibintu by'imari bikaze kandi itare mbibare neza. Ayayayayayaya, abakire bajya baciraho nka gutya. Kamanze ngabari nk'abantu nk'umuntu w'umukire sha. Nakabakire iyo bari kuyabara ntabwo bagira. Abakire bari kuyabara ntabwo bagajye kava mu ntoki. Abakene babara gutya. Abakene babara gutya. Aha, abakene babara nka gutya. Aha, ubwo ibi ni by'abakene, ubwo ibinda bisezeye. Aho abakire noneho. Ayaya. Yebaba we, abakire ni kucya babara amafaranga. Ntabwo gajya kava mu ntoki gagumamo. Ajibwo nandi kubara 100,000, 2,000, 3,000, 6,000, 4,000, 5,000, 6,000, 6,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, plus 500. Note, kwa samwe ni 67, 61, 11, 12, 13, 14 cyakundana. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 8 note. 8 note. Do fra do Rwanda rarija. Kwa mu Giswahili bavuga ngo mafaranga. Mafaranga sha. Mafaranga ya Rwanda kupenda mafaranga na kugura kununua nzoga ndani ya kabari inaha. Inaha mafaranga getu ganapendeza na kubanga kabika. Ariko ganga gasenyi sana kugura Bibiliya. Kinyotere ndakiza karabaje. Aganaga Bibiliya. Ariko nanone nibutse ko narabwiye Imana ko ni mboni 10,000 ndaza gukoraho igihumbi cyo gutura. Adubwo byahugera kamanye ndebe. Kamanye ndebe 7, 8, 9. 9,500 gukuramo ayasenyisa yo kugura Bibiliya. Ayayo Imana yari bizi ko afite Bibiliya ya okaziyo iri no gucika ahaho nta kibazo. Ahubwo si 9,000 ariko Imana izubwenge koko. Ubiyandebye avuga ati ikinyoteri ninjyaja igihumbi cyayo igikuraho. Tamaye nacyo ubwo sinakigwa njya gutura kandi yawe yakuyeho ubwo byarangiye naho nakigwa njyayo 2, 4, 6, 7, 8, 9. Ni 9 gusa igihumbi cyawe gikuyeho. Buriya wabonye ko nyine ubundi yamaye nta kigwa njyayo n'ubundi nawe uraho yariye cyangwa se buriya ko wakigurira amakanu ubwo birarangiye nyine gupfa kuba aya maturo wayasigaho. Kanahe ngere mu rugo ndebe ko nahagira n'utundi tuntu nahaha mbona no kono ndaranguze Bibiliya sawa Mana urakoze cyane. Haleluya amena. Ayi baba igihe cyo gukira kirageze. Igihe cyo gukira kirageze biturutse kuri Bibiliya ya okaziyo niguriye amafaranga turuwasa none nkaba nungutse yandi menshi mbabwira ngo Imana ibaho bagaseka ngo nago wayabona reka kambiyihore. Buriya umuntu wihaye ibintu byo kwigira akagaranga azakora amafaranga ngo igiti cyazakura hiye. Nzaririmba Rozari uwo mugabo twari duturanye hano hafi. Uwo mugabo Rozari ureba ukuntu abantu bagira umwaku. Nyuma urugo rutera ruturuka he? Narimba hano he. Nukurangiza umagiraho. Oya navumaze buriya natangiye gukira. Buriya amahirwe mufite. Amahirwe mufite namwe. Nuko mu Rwanda batikirwa. Natangiye gukira. Bamuhaye. Natangiye gukira ngiye kinyoteri nagwanyenza ubushatse nahita ngukanda amaso. Kuko maze gukira muri iyi minsi. Yatera rega uri inshuti. Watagiye gukira pe. Cyane buriya uraza kuzana ibintu byakuntu n'ibiki tangukanda amaso kujyana ko kuboza. Nari kureba kagaba. Karakani mu mafaranga kimwe. Gashatse ndakabuze. Ariko buriya Imana irakoze kuba mwene kinyotera atagiye gukira. Natangiye gukira natangiye gukira. Uraguriza nta kibazo nzajya kumurebera. Ndakuguriza nyine natangiye gukira ariko amafaranga ntabwo nyafite.
natangiye gukira amafaranga ntabwo nyafite kuko afite senyisa ngiye kugura bibiliya ya ukazi ntabwo yafite se garihe nyine natangiye gukira byo nabimenye Imana yabimbwiye ko natangiye gukira ariko nyine amafaranga ngo ntabwo mfite ariko natangiye gukira bwo ngenda bikwijeje neza avuga ngo nabura mukanye abantu ngo mu gitondo nakutanye n'agasimba turebana gutya tukutana ijisho gutya yego shaka kaneye umwaka buriya ko gasimba menye kangize mu rugo kaneye umwaka kakuneye umwaka kaneye umwaka ubaho umwaka ubaka umwaka ubaho nanjye umunsi rero nahuye n'umwaka none amaze guhura n'umwaka baba we uzi uwo mwaka uwo ari wo nguze igihumbi aho ngaho nari bezo numva kumuranda ndakureba nguze igihumbi na amafaranga afite nane kukubwira umwaka nahuye nawe ngure nakubwira ati umwaka nahuye nawe wa muntu pe nahuye n'umwaka noragura amafaranga agera mu bihumbi 9,500 9,500 wagize iki nahuye n'umwaka noragura amafaranga angana n'ibihumbi 9,500 nari gutoragura ibihumbi 10 senyisa babuze urukumva umwaka nahuye nawe nari bimwa nari bisenyisa Imana izayaguha ariko nyine ni igihumbi gusa nari nabibwiye ngo ize kuma ibihumbi 10 iguha 9 ibihumbi 9,500 noneho katoto igihumbi aranakibura noneho uri kuvuga ngo wabuzaho amafaranga ngahe ngo bwahuye n'umwaka mbese njye nawe wahuye umwaka ubwo twese twahuye n'imyaka ahubwo ahantu biri gutandukanira kubera ko nyine turagura ibihumbi 9,500 wowe watoragura ngahe wowe reka narimbikishe bitewe n'ukuntu njye nahuye n'umwaka ngatoragura ibihumbi 9,500 wowe akaba ari nawe watoraguye ni ikigaragaza ko wahuye n'umwaka munini njye mpura n'umwaka uhorose ni ahantu biri gutandukanira nawe twese twahuye n'imyaka ntabwo turi kujana ingirira ngenda urikumva imyaka yacu itandukanye ntabwo turi kujana gera ngenda ese aragazayago nta mafaranga afite bari kumbwiraga ngo muri iyi minsi amafaranga bari mu mihanda nta mafaranga bari kumbwiraga ngo muri iyi minsi abantu bari kujendaga mu muhanda bakayozaga inje ni ukuri ko Imana nta mafaranga afite sinakubeshya ubu ngubu mbaye ifite amafaranga koko Mana yanjye ubu nafite amafaranga agagonyine ndebera aga amafaranga ni kwa banga umuntu afite amafaranga koko tuvugisha ukuri kabana umuntu abwira ngo ukavanga umuntu n'amafaranga afite nawe ukavuga umwana tware aga amafaranga uwabanga umuntu afite amafaranga gari he aya n'amafaranga buri zoro ndamurotaga aya kugura bibiliya aya ngayo yose dore uko yabona gutya Imana yabyisha ari 10,010 irangije igihumbi cyayo igikuraho kandi nari nabwiye ngo ndajya kugitura none yagikuyeho ndamenya se mu maso ganje gabonye ubwiza gwawe ceceka ndamenya natuye he ndamenya Imana igihumbi yakuye ahangaha yagiye kugitura muri urusengero sengera mu bakatolika none igihumbi yagikuyeho bari guhingaga ngo umufungo gw'ibijumba ngo uri kuguraga 300 ubwo ngubwo yakuyeho umubyizi iri gukuragaho imibyizi z'abahinzi ubwo yakuye nagara mu rusengero yakuyeho imibyizi z'abahinzi nacyo ubwo naga bibiliya ubwo aya maturo igihumbi yakuyeho nacyo reka nkwereka rero tutagoranye aga ni amafaranga garimo nkwereka n'ubundi bibiliya niyo ndacyafite aracyari shyashya mukunda aga ngaga reka ariyo nkuguriza aga ngaga none kugura bibiliya ninde ariko ndikuburaga 500 urikubura 500 emi y'igihumbi musubiza 500 ibyo biroroshye zana nkwe y'igihumbi baca bibiliya nibwo nje kuguha igihumbi zakayi cya 5 haranditse ngo mujye mufashanya tujye dufashanya ubwo nje kuguha igihumbi nacyo igihumbi mfite mani kankwereka masenyisa ndisenyisa nzayaguza wa muhungu ambwiye ko twazanjana i Kigali nta kibazo jewe ndayaguhuka ukongera ukananige kandi ndakuguriza ihangane nongera kunyinisha amafaranga ganjye ubwo ngubwo reka nongere nihangane ko arakari Imana yagamaye ariko araganye mbe gukorera ntago nakongera kuyaguha sawa ubwo gahunda siyo ngijyo ubwo sawa ubu ni sawa ntago ari sawa ubu ni sawa uri kubikaga amadolari menshi wazana nkwiya 2 zana nkwiya 2 nukugurana ndaguha ishyashya turagurana ariko nacyo waga umukire mwabo nanjye kugirirwaga n'abakire zanaga cyane mwe turagurana zana tugurane ubwanjye
ugiye gutangira kurangura avoka. Dutangire ubwo nanjye nyine duhite dukorana nk'abakire. Ntacyo zana tugurane. Shira hano ndi kugenda. Ntacyo. Zana tugurane. Buriya rero. Nibyo koko. Wirakaza amafaranga ganye nyigiye nyiguhereza nyashwara. Ubwo nyine nakundi ka. Yofa nje nkora babyi. Hari abantu bateraga umwako. Kinyote n'ibinkoze. Indutera. So binkoze. Indutera umwaka. Nituhurira mu ijuru. Muri purgatori. Nzagusimbwamo kandi nzaginjira. Nuko rwe Imana ndakubwiza ukuri. Badushakiye y'amasibo, badushakira imidugudu kandi icyo ngubwiye cyo. Wowe uzapfa saa 4. Ugere mu ijuru saa 6 barangije kugi. Saa 7 bari koza amasahani. Kandi uzasanga abandi bafashije n'abazigamiye. Ariko wowe nabyo uzajya. Ubwo nyaguye uzashakira purgatori mwe. Ugize amahirwe mwa. Ugize amahirwe ka cyane ngaho. Imana na ya bibiri. Reka nkwereke rero. Buriya wonda icyo nkwemerera. Uzangura n'isafuriya mwiza. Aha! None isafuriya kwisi si cyatanu. Kwera ko mwijuru kujya bigoranye. Ni bibi. Shiraho n'itiki. Tapandiko. Uzateka. Tapandiko. Ikarita mu Rwanda yifite. Urayifite. None aganga uzakuramo igitanda. Aganga nacyo. Izana n'amatora. N'agamatora. Matora mwijuru nako bihenda mwijuru ibintu byose n'umunyenga. N'igihumbi. Areka. Konguka. None mwijuru nako ngigikoma. Mwijuru nako ngigikoma. Bangwaga cyaki n'igihende cya sosoma. Uzambikira naho ni igihumbi. Uzambikira iki gihumbi. Ubwo rero hari narushi. Nirushi. Kandi utubanga tuzaga kuturangura mwisi. Ubwo akabanga akari kugura n'igihumbi. Ntabwo nagiye ibyo bitanu mutenda mwijuru. Sawa rero. Twara. Nakutagize. Bara n'izifunguzo zazinwaze nzabona natazaraha dakindi. Nta kibazo. Ubwo tuzabonana tuzahura mwijuru. Genda bugezeye. Shahu wa mwana. Dore ina bakaranguza n'ibintu bibishe. Nawe uzagerageza uko ushoboye ungurira ibirayi bimeze neza nzarahindi agafuka. Saba nari bigerayo. N'ibitanda uzarebe ibitari byagereye. Naribi. Aje ubwo umuntu baza mwijuru bamwitana. Umuntu ubaza mwijuru. Ni Zakayo. Oya mwa uzagendera Yohana nuko bitanda bikomeye. Turaziranye kuva kera arankorerago. Nano wangajya bishobaraga cyane. Gerayo. Ubwo nahejo bundi. Nahejo bundi. Mwijuru. Mwijuru. Shano utagenda imbere utasiga amafaranga yanyu ukagendana. Oya ntago nagenda. No mwijuru ngo abaye bimina dore hari je nazatura. Gahunda si yongeye. Nzagushyira muri koperative. Yo mwijuru. Yo mwijuru. Ijya Yohana n'iryo ritambura mwa uzashire. Sawa nari. Sawa. Gahunda ni yo ngiyo. Ariko se ya mashuri y'abagabo ntago kibaho. Abaruko bari kubaga ibicucu cyane. Ariko burya nubwo navugaga ngo kagasimba kari guteraga umwako. Aka gasimba nako kari guteraga umwako cyane. Senksa cyatano 2014 ibinat ngo mwisuru ngo no wango Zakayo ngo amatsinda ngo zaje ngo mujyande aka gasimba ahubwo ndi bukashake nkashyira mu nzu yanjye buri gitondo nindaje njya kwishyuza umuntu njya gusura umuntu manze turebane mu jisho ahubwo nugushaka abakozi uyu mutipa ambwire abakire barya neza urapege utangira indya kabenzi ifi nemberana ibyana ariko ndimo hamagara na sheri wanje kuko aga mafaranga nitujya mu ijuru ni uzambera inuzo ubuse abakozi ndabakura hera abakozi ndabakura he abaracukura umucanga baracukura wesi n'abarahirira inka noneho mwagira n'abandi barajya bantwarira umugore ku kazi mwagira n'abandi barajya banekera ikinyote nitwongera kugongana nyine muri iyi si naragenda akambaza itsinda yanumye ariko nari tuzagwana tuzagwana nari avambe mbitse mu kanya negereza abo guha akazi kandi abizi neza ko ndi bubabona ndababona
Hey, hello. Katoto. Hello, how are you? Umama ndikumva se. Amanze nica. Ubundi ndikushakaga abantu. Umama ndikumva se niwe. Katoto. Hello. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Are you fine? Meze neza ariko muri iyi minsi urishimye. Arakacaje muri uri kumbwiraga ngo tujye i Kigali. Njana ciza umusalamu. Ariko oya. Ntabwo tukushana. Ariko nge ntabwo tukushana abakiri nako. Kambanze nkusute umbanze umbwire neza. Byaje kugenda neza. Ari umuhumuro. Buriya cyaje tuvugana byo kujya i Kigali. Cyaje turi kuvugana Kambanze nihumurize. Gatoto. Kanicareho gakeya. Icara hano. Ubanze nkubita amawayiza. Muri ko mbona mutese. Yewe Kigali nayivuyemo n'ubundi. Ubuzima bwarahindutse da. Buriya kingira inama yo gukandagira muri Kigali. Ese nyitakaramo imbere cyane. Unyerera gakega. Bitamwitana n'umushinwa. Kora wa kintu. Bitamwitana n'umushinwa. Nagose nandaka. Buriya nase mwitana. Mwitana n'umushinwa. Duhita tujya muri kampani. Kumva. Mwitanye n'umushinwa tujya muri kampani. Duhita dutangira gukora. Nawe ujya uzamura abajama wa kintu. Turakora ikamera. Ubu ngende ku rundi rwego da. Ibyo ntabwo aribyo turi kumvikana. Gatoto. Urashaka job man. Urashaka job? Job nayo ifite bro. Nawe urashaka job wa kintu. Wowe. Ndikuzamara. Wowe umucanga. Ushake nimbura abakonvayeri wafusongera ntabwo bindeba. Ushaka umushoferi. Kuveje mutangira mumene mucanga. Urukumva je nabakonvayeri kandi shoferi. Nta kibazo. Ese gateguri yanjye yabariye. Ubwezo nukumenera umucanga hehe ku kibanza. Noneho wowe ugiye kuba engineer. Kubera ko muri zimisi ndi gukoraga i Kigali ubwo ni wora yobara abafundi n'amahege. Ibyana tu. Ibyo nta kibazo. Ibya company nzabikurangizamo inzu yanjye yuzuye. Amafaranga ni imbere cyane. Ariko nubwo shaka kuzaguma umwana mpaka ariko ndashaka kuzashaka ariko nubwo natazi gushaka nzashaka. Gatoto. Shaka vase ngewe ndimo nihuta. Urashaka vase yangahe? Shaka vase y'ibihumbi 30. Ndimo nihuta. No kuvuga ngo gitondo ngenda azana ibeni ya. Oya. 30 ubu kubera nabaye mu kirindi gukoresha bakwe sako bank. Ngakorana na koje bank. Ubu ngubu naba nkwayeho bine. Kubera ko uri umushoferi. Ariko abana yakakota. Museke ko kirori hijo. Babonanye no mu gihondo go. Gatoto ufite amafaranga. Ariko itonde. Gatoto. Narakuvuze cyane ngo nukubanza ayo mafaranga yose koko. Oya Gatoto ko duherukana ntabwo yarameze. Karariyo wa kintu. Akintu. Shofe. Sibintu muhaye.